twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri TPC Talks, Trésor Pierre Chanel Talks no kuri Primo Media Rwanda, ariko uyu munsi turi kumwe n'undi muntu witwa Randa. Trésor, amahoro. amahoro Randa uri kumubona? Kubona mwarandaranze. Ukuntu kuranda bimeze nko kwanda. Yego kwaguka. U Rwanda. Yego rwose. Ya tugiye kuganira, nizere kuri amahoro ariko. Meze neza. Yambaye kote keza. Merci beaucoup. Dushimire na boutique bayanyambitse. Tuzayivuga niza n'ibintu byo kwamamaza hano. Ibiza bitari kare. N'izindi zose zamamaza ibintu by'imyambaro zize, turi mu gihe cy'ubukwe no kwambara no kugira gute. Yego. Ko tubona birangiye, iri zuba rirangiye ntabwo kutashye cyangwa harubwo atashye. Ntabwo wabimenya byose, ariko kwe nagiye mbutaha. Abo bisike bimbaho gakeya. Usko ejo natashye ubukwe dote karangira saa 9. Bisige bigoye. Natashye ubukwe dote irangira saa 9. Buriya rero bitewe wenda n'intuzi, iyo byagukundiye ubukwe buraryoha. Ubukwe buraryoha, ariko iyo bitanakunze hari ukuntu nyine umuntu ajya kwigorora nabo nyuma bamaze gutuza mukabiganiraho neza. Nabe reka nkwepe nta nibwo bwa mbere mbonye dote raje satinda pe. Naragutegereje ahantu. Ndabyibuka ko twe twahanye gahunda. Yego rwose ndabyibuka. Haza ni dote reka nkwepe ibindi biri bukurikireho kuko anyway nabwo buba buri kurandaranda. Kuranda. Yewe. Ariko nyine abantu bari gukora ubukwe bagire ibihe byiza, nubwo nabonye ya mibare yo muri mu nkiko Cour Supreme yaratangaje imibare yuko 300 ku mpuzandengo ni imanza 20 ku munsi inkiko zo mu Rwanda zakira imanza ijyanye na gatanya. Ariko hari amafaranga abantu basigaye bakoresha ubukwe bayakura he, ku buryo akora dote akayiproronja, yajya muri reception agaproronja. Ayo mafaranga ubundi ari kuvaye kuki batabumbira hamwe? Umurenge ibirori, yajya muri dote ibindi birori, muri reception ibindi birori, ubwo reception niyo bitiranya no kwa padiri. Kubera icyo ushishikajwe no kubara amafaranga y'abandi. Ngiye ntekereza ko icyo ari kibazo cy'umuntu udafite amafaranga. Nicyo biri kugaragaza, kuko abandi baba bari kwibaza ngo kubera iki ngo wafatanya ibyo bintu byose kandi abantu bakwiriye kwenjoyinga iniyo y'abana babo, famille zikabona umwanya. Nanjye ntekereza ko icyo ari kibazo cy'umuntu udafite amafaranga. Ko birangira se umuntu ashatse nk'abagore 3. Hari ikibazo se? Niba udashoboye kubashaka ubishoboye yabashaka. Babandi 2 ko tutajya tubona ibirori nk'ibyo ngibyo. Bandi? Okay, reka twigire kwa Chisekedi noneho niba ari byo uzanye. Trésor. Hari umudamu witwa Matilda. Yego. Abagize atya yinaze kuri Palais de la Nation. Yabanyuze muri humye. Ariko rero nabyo ari ibintu biba ukibaza ahantu niba president hakorera ko umutekano buri tight, kuko twabonye abasirikari bari kurwana no kuhamukura. Dore ngibyo. Kandi bakabaye bari barwanye bwa mbere no kuhagera. Adakwiye kuhagera. Uburi kuhagera yahageze mu zihe circonstances. Umugore witwa Matilda Kinshasa kuri Palais de la Nation ati ntimumbuza kujya kuri ni Cité de l'Oyuwa niko yitwaga. Ubundi ni inzu ni complexe y'inzu y'inyubako nyinshi zakiriye inama mpuzamahanga y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Icyo gihe witwaga Oyuwa. Ubu ngubu tubita Union Africaine gusa, ariko mbere witwaga Oyuwa. Yego, Organisation de l'Unité Africaine. De l'Unité Africaine. Icyo gihe rero hari mu 1967 nibwo iyi nyubako yatangiye gukorerwamo, inaberamo nyine iyo nama muri nka inauguration yayo. Niyo mpamvu rero bahise bayiwitirira umujyi wa Afrika yunze ubumwe, ariko ni muri Ngaliema n'ubundi ni muri Kinshasa, ni naho presidence ikorera. Urumva aho ngaho rero niho yatunguranye, araza afata n'agatebe
n'ahantu hari espace afata agatebe ka plastique aravuga ati muranshakaho iki njye ko nshaka umugabo wawe murashaka iki murashaka iki mu mashusho rwose hano ngira ngo umuntu yanakumva atagira ngo umuntu utekereza ko turagashyiraho Prince nakadushakira akadushyirireho yego akashyireho rwose. Je vais voir je suis la femme du président. Comment c'est quoi votre nom? C'est madame Mati. Mati comment? Mayela. Mayela. Il faut l'appeler. Je l'ai écrit. Mais j'attends. On attend ici, c'est pas une permanence, on attend comme ici. Ahangaha rero yavuga bamubwiraga bati nyabuneka genda ntabwo ibintu uri kuvuga byumvikana hatari ko se murashaka ko njya hehe ko ntaza aho njya hano ndi iwanjye ndi ku mugabo wanjye avuga Tshisekedi yego umugabo wawe ninde umugabo wawe ninde je suis la femme du président ubundi uzwi mu buryo buri official ni Nyakeru yego Denise Nyakeru Denise Nyakeru ubundi nibyo numvaga aranda ari kumbwira ati umugabo ashaka manda ya gatatu no kugira ngo bamuhe manda ya gatatu ari kwibonera umugore wa gatatu yego urumva ubwo uhise usimbuka Gisele Mpera kandi ari namubaze nk'uwa kabiri okay yego Gisele ni wa kabiri afite Gisele we nawe inkuru ye ntago abantu benshi bayimenye ariko n'umwe mu bantu ubwo Tshisekedi itari yagafatishije urabizi ko Tshisekedi ntago ari umuntu wavukiye muri difficulties nyinshi papa we kuva muri za 60 yarari inyuma ya independence ya Congo yahise yitwa Zaire ariko kuva na kera niwe mwopoza Congo izi kurusha abandi bose Etienne Tshisekedi yazengereje abaperezida benshi ba Congo rwose urumva benshi se bangahe kugira ngo Congo yagize abaperezida bangahe yazengereje Mobutu mbere ya Mobutu habanjeho Kasavubu yego azengereza Kabila Pere yego nabo gusa nanuza na Kabila mutoya baragiye bataragiye nyine benshi abaperezida bose bayoboye Congo yabaga ari aho ngaho muri opposition umwana we keretse umwana we kandi nawe yagiye yarapfuye ariko impamvu duhereye aho ngaho ni kugira ngo twumvikanishe uburyo nubwo yari umwopoza twavuga yego yari afite udufaranga ariko ntabwo ya beneficiaga kuri resources z'igihugu nk'uko abari ku butegetsi babibona Tshisekedi rero niba yarabaye muri Belgique urabizi ko bajya bamuteraho urwenya ko ya deliveringaga pizza ngo zimwe ngo ntanazigezeyo akaziba notama bivugwa n'uwamukoreshaga urumva noneho ntabwo wenda hari umukuru w'igihugu umwe yigeze kubigaruka aravuga ati hase ko numvise n'amanota muri ako kazi koroshye yakoraga amanota ye nayo yari makeya mu kazi ko kuderivaringa byatewe n'uwamukoreshaga yaranazijyanaga ntazigezeyo uzi ko umuzungu yabonye mu kinyamakuru ngo perezida de la republique ngo aravuga ati ndi kureba neza se aravuga ati no ariko biriya byo biba ari n'imikino ya buri wese agira amateka anyuramo ari imikino ya politike hari udustori dushobora no kuza gukinishwa sinabyaye uretse ko buri wese nyine agira amateka anyuramo kuba waba warabaye umukarani ejo ukisanga uri minisitiri tuzi umutipe wari sedo w'akagari wari umudepite hano mu Rwanda yego ikitegetse aferi ye nyine kuba histoire y'umuntu irahinduka denku yego birashoboka ariko mu gihe cya struggle yego akiri gukora ako kazi kuko biri documente ko ibyo bintu yabikoze muri icyo gihe kitamworoheye n'ibiki byose bavuga ko uyu witwa Gisele Mpera yamubaye hafi ndetse bagirana intimite ku buryo yavuyemo n'abana agomba kuba afite abana 2 cyangwa 3 sinibuka neza igihe rero amateka yisubiriyemo abaye perezida yego abantu ariko ntibajye babyitiranya ngo batekereze ko perezida Tshisekedi ari umuntu ufite bagage politike ntoya ntabwo waba fondateur wa UDPS ngo ube inkingi ya mwamba muri UDPS
uri umuntu uri aho ariko nyine ubwo abikomora kuri se none se baranafunganywe ngira ngo urabyibuka yego bagiye bafunga none se ntabwo wabibonye igihe ku kibuga cy'indege cy'i Buruseli bari bagiye kwakira Etienne Pere ni ntuza interview ni Tshisekedi wazitangaga none se yashoboraga kuvuga ku bintu bya politiki atabyumva urumva umwana wakuriye ku birenge by'umunyapolitiki umwopoza niwe reba gukorera bagiye kukubwira ngo ushaka kuba umunyamakuru uripotinga ku nkuru za politiki urashaka gukorera stage hehe mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa mu ishyaka ry'abopoza oya wakorera mu bopoza nibwo wasobanukirwa neza ibyo ari byo nibwo umenya neza politiki iyo ariyo kuko abari ku butegetsi ibintu biba byijyana yego rero ntekereza ngewe ko mfite aho nahera mvuga ko Tshisekedi afite bagage politike ifatika so twigire kuri Gisele Mpela ubwo rero yabonye umugabo we cyangwa se uwo babyaranye abaye perezida byaranamutumyeho baza guserebura intsinzi aza muri Kinshasa nawe yaba afite villa muri Kinshasa n'ibiki byose Denise Nyakeru umugore uzwi première dame tubyumva Denise Nyakeru première dame ntabwo ari mutoya nawe bafitanye abana ntabwo nahamya ko iyo iniyo cyangwa se uwo mubano hagati y'umugabo we na Gisele Mpela atarawuzi ahubwo kumwegera bari ku butegetsi nibyo byatumye atangira kureba kure aravuga ati no kuba perezida byegizije ibindi bintu n'ibyo ngibyo wenda narabitoreye uwo muntu ari mu Bubiligi kumubona ahangaha ku iruhande yego bizajya bituma habamo amaprotokole menshi ibirori bimwe na bimwe wumve n'abana bandi bo kwa Gisele bagomba na Gisele ubwe ashobora kuza ibintu bitangire kuba nk'iby'umumeya wigeze kuyobora Nyanza urumva aho ushobora kujya muri seremoni ziri ofisiyeri hakaza abagore barenze umwe ahubwo ukazana utariwe hakaza utariwe urumva ibyo rero nibyo Denise Nyakeru ariko hajemo n'ibintu by'ifuhe ariko nawe wabikora yarategetse rwose rimwe perezida yagiye mu kazi baragenda yafashe umwe mu basirikari bafite icyo bapfana ba hafi urumva bafite icyo bapfana we na Nyakeru ugomba kuba ari nka musaza we umusirikare ari muri gendarmerie bo banza bakigira gendarmerie ntabwo ari abajepe we yari ari muri hagati ya polisi n'igisirikare sinibuka neza urwego akorera ariko n'ubu ngubu aracyarurimo niwe bahaye misiyo yo babyita exfiltre baragiye bakora akazi nk'akaya kampani yo kwimura abantu urumva basohora ibintu ibyashobokaga gusohoka barangije banabajyana ku kibuga cy'indege basanga n'amatike bayaguze baravuga ati tubabure muri iki gihugu wakwimagina sene y'umugore uturutse wibwiraga yuko ari kumwe n'umugabo ukomeye muri icyo gihugu akagira imiriyasiyo iri totale kuri urwo rwego ku buryo byanabaye ngombwa ko anahamagara asa naho abwira umusheri we umugabo we ati ko ibi bintu biri kuba gutya Tshisekedi aravuga ati ninde uri kubikorera yirakaje n'iki byose birangira yumvise ko Nyakera birimo aravuga ati akuringa down aravuga ati wowe kora ibyo bari kugusaba tuzabivuganaho Chanel udufashe tugendane neza twabonye umuperezida yimana n'abagore babiri ikintu nkurikije ibyo usobanuye urahamya ko Tshisekedi yari afite abagore babiri muri Kinshasa mbere y'uko uwo nguwo izi nkuru nk'izi ngizi ntabwo zijya ziba ofisiyeri perezida Tshisekedi afite umugore umwe gusa afite n'abo bita concubine urumva ariko uwo wundi babyaranye icyo nari nkubajije mu gihe hatari byagenze bite kugira ngo ye kunyura inzira nk'iyafaye kugera ku rwego rw'uko we aravuga dema efaye arabaperezanta
Diomaye Faye afite babiri. iyo igikombe cya Afurika Senegal yagitwaye bahagarara. ariko biroroshye ibyo ngibyo byo kwa Faye ni umuntu ufite imyemerere ya kiyisilamu, kandi abayisilamu bemerewe kugira abagore barenze umwe, ni nayo mpamvu atagira isoni zo kuza kubisobanura. ni abagore be, biroroshye cyane rwose urumva. Ariko mu mategeko première dame ni umwe buriya muri bariya babiri, ntabwo yahindura ngo avuge ngo uyu munsi nazanye uyu nguyu. No, buriya umugore mukuru uwo bagiranye isezerano bwa mbere cyangwa babyaranye umwana w'imfura, kuko hari ikintu abantu batajya bavuga mu Rwanda n'ahandi. Imfura ivuka rimwe. Yego, umwana ubyaye bwa mbere mu mateka y'intanga zawe. ariko ntago yatuma buriya umugore wawe aba umugore mukuru. Mu mateka y'intanga zawe imfura ivuka rimwe. Ntabwo nge ndi kuvuga iby'umugore mukuru n'umuto, ndavuga imfura ivuka rimwe. umwana wabyaye bwa mbere iyo ubyaye nibwo uba ubyaye imfura. ntabwo wavuga ngo ubyaraho wese ntibikureba, niwe imfura, ari imfura nyine. nibwo bwa mbere uba ubaye umuremyi. Voilà. Uriya abantu ntabwo bazi ukuntu kubyara ari ibintu bikomeye cyane. aho uzi kugira ngo ubu ngubu umuntu utabagaho abeho kubera wowe. randa arande aranze akanarandaranda. bikomeye rega buriya. ni nayo mpamvu Imana abemera Imana baravuga ngo turi mu ishusho y'Imana, kuko dukora n'ibyo Imana yakoze byose. ibyinshi turabikora. niba twarema ni iki se tutakora. Yego. hanyuma wa kabiri rero bamusohoyemo. Yego, twari tugeze ku wa gatatu. Gisele ntabwo turabirangiza. Gisele Mpela ntabwo yongeye kuvugwaho cyane, yabaye inkuru iri scandale ku buryo uzayumva na ba Pero Ruwara gusa. nta kinyamakuru cyo muri Kinshasa wabibonamo urumva, ariko ni ibintu ushobora kubaza kugaringa ukareba Gisele Mpela ni muntu ki. Yego n'abadukurikiye wenda batekereza ko ari inkuru turimo tuvuga aha, bagende bandike muri iryo zina Gisele Mpela. baramubona n'amafoto ari kuri Facebook za hehe hose ari kumwe na Tshisekedi. Yego. Buriya rero hari n'undi mugore uherutse gutomboka mu minsi yashize wavugiraga kuri TikTok, ari kuvuga ati nimudatuza nimutansaba imbabazi. Yari ari kuvuga ngo bamuha amafaranga ngo aceceke ngo atavuga amabanga. urumva, ariko ni bimwe mu byo yavugaga ko ngo perezida nyine bimwe mu bintu amaramo igihe kinini cyane no gufungura no gufunga tirete kurusha gusinya. urumva, ubwo abatumva ni ira mashini y'ipantaro. ubwo nsobanuye batumva ibyo bintu. izi skandali nyine zisanzwe zivuga kuri Tshisekedi cyane, ku buryo yemwe harimo amakesi menshi. Pero Ruwara yabigarukagaho cyane, no muri cya gihe Pero Ruwara yigeze gukubitwa avugaga ko ashobora kuba ari bimwe mu bintu yari yavuze cyane muri kuko uwo mukobwa we yavugaga ko yamwisabiye. nawe yitwa Denise ariko ntabwo ari Nyakero. Yego. ntabwo yitwa Debushumu cyangwa se umuntu ubona nyine rwose ari isasu. we yari no kuvuga ati ariko muzanarebe mpuza minisitiri bashyizeho ngo w'urubyiruko. ndamuzi rekeraho. ariko hari n'ikindi gihugu cyo muri ibi bice bya Afurika y'Iburasirazuba nacyo bavuga ko banamugendaho ku buryo ahantu hose agiye baba bari kumwe perezida kugira ngo adukinishe. n'ejo bundi hari ubukwe bwabaye. umuminisitiri aje mbona protokole zirusi za perezida. ndavuga nti ariko minisitiri aragenda ukabona aho yari aracyahari kandi yagiye kubera ibice bimwe bitinda kuhava. perezida wa hano wo muri ibyo bice shamba nawe ubwe ngo umugore amugenda ku mukandara niyo yagiye barajyana aho agiye hose. ubwo nyine abantu bakurikiranye politiki wazabaza nka Madowo amakuru abifiteho. Madowo
ubwo abantu bakurikira geopolitike bahita babyumva bashaka kumenya uwo ari we ugenda bakagendana aho yagiye hose bakagendana ku buryo ngo ntamuva ku mukandara. yego ahangaha muri repubulika ya demokarasi ya kongo biba skandari kubera ko bivugwa asiye ruveri nk'ibi ngibi byabaye nk'ubu ntabwo twari buze kwibuka iyo nkuru ya ntuza ya Gisele Mpela. ngewe namwitaga Gisele Mpela ariko nabonye mu nyandiko ni Mpela. urumva ufite abana arera bitwa ba Tshisekedi urumva ariko arabemera ntabwo ushobora kumva declaration kuri ibyo bintu. niba yaramubaje ati ibyo bintu ni bande babirimo akavuga ati ni Denise mubwiru birazwi neza ibyo bintu birazwi ndetse abantu bamwe ahubwo bagaye perezida ko yemeye ko umuntu wamubyariye abana bamumaltreta kuri urwo rwego kuko yarashushubikanyijwe arasuzugurwa ku rugero ruhambaye. ariko nawe uri Denise washyiramo ikintu cy'umugaga. no Denise yakoze ikosa ryitwa ni ukuba impulsivite. kuba impulsive ni ugukora ibintu ariko utatekereje neza ingaruka zabyo nyuma. ubu ngubu iyo turi kuvuga abagore basangiye umugabo ibyo bya impulsivite uri kuzana we ni teori reka n'ibyo ariko nyine yari kumwumvisha mu buryo amwumvisha si iki none se iyo operasiyo bakoze iyo badashyiramo umujinya w'umurandurazuzi abanyarwanda nibo bavuga ngo ugira nabi ngo ugasanga wikozeho ibintu urumva iyo uhumetse nabi ngo ushobora kwikoraho ibintu nawe nibyo yakoze kubera ko izo nkuru ku mihanda n'ikinshasa abantu bose bahise babimenya izari kujya hanze iyo badashyiramo umujinya z'umurengera ntabwo byari kujya hanze. ari kubwira umugabo we ngo ndagutegetse byakwanga akabwira uwo musaza we uwo mukuze we akamubwira ati genda amatike uyagure ntihagire ikintu kiba niyo bamubwira rero Terezo urimo uravuga ibintu nk'umuntu utazi umugore warakaye satani aramanuka agafata ikigo. ariko uwo mugore se ari mu ntuza ari mu nzego za politike. umuntu agomba kwibuka yuko ubugore bwe ari mu nzego za politike. barakubwira ngo iyo umugabo ari koroneri umugore aba ari generali ngo ari mu nzego ziheze. icyo ndi kukubwira ni kimwe uwo mujinya wawe ugira ariko ukibuka kuri first lady ukibuka ko umugore warakaye ntabwo ibyo bintu uri kuzana bya logike ajya byibuka. ubwo rero nyine ni ukutareba ubundi impulsivite ni ukutareba kure kandi reka ibyo tubireke by'uburyo umugore yarakaye n'umugabo warakara biterwa n'icyo ashaka niba n'icyo ari kwikiza ku ruhande ahubwo kugira ngo agire izo mbaraga zo gukora iyo operasiyo. urumva yayikoresheje abo ku kibuga cy'indege ayikoresha abo mu mutekano. first lady afite ubwo buryo bwo gukora operasiyo nk'iyo ngiyo umuyobozi ari we ntuza head of state atabizi cyane hano one o Congo one ya RDC urumva aho ariko Denise Nyakeru ntabwo abantu bamuzi neza ahari ntabwo bamuzi neza. ariko first lady akenshi muri ibi bihugu bya Afurika first lady aba ari umuntu ukomeye nubwo tubona abaperezida aribo bafata ibyemezo ariko first lady aba ari umuntu ukomeye cyane cyane muri ibihugu bya Afurika. none se ntabwo uzi imbaraga z'aba first lady wowe ko ari igihugu se cyazatuva iyo hirya n'ubundi uzi kugira ngo wisange umuntu akubwiye ati dufatanye muri business urumva uzi kugira ngo umuntu akubwira ati dufatanye muri business nzajya nkumenya n'ibiki byose ukavuga uti yego cyane ko n'amahitamo yo kuvuga oya akenshi aba akubiye gakeya. hanyuma uwabikubwiye umugabo we akaba yaza akakubwira ati ibintu biri aha ngaha ko ntabishaka hanyuma urimo hagati ubibazwa aho ngaho niba abayobozi bavuga bati ibintu byubatswe muri n'ibiki byose ntabwo babigwamo se tuva rubabigwamo ku buryo babaza bati wowe urabivuga hirya akavuga ati twarakosheje twararangaye nyakubahwa. abantu bazareba ikiganiro BBC yagiranye na first lady y'u Burundi mu minsi yashize yego biravugwa ko nawe akomeye cyane. ntabwo ari cyane birenze cyane. hariho n'abakabya bakavuga ngo ni Marie Antoinette du Burundi none kandi abazi Marie Antoinette hari n'umudiktatori wo muri Philippine Duterte yitwaga Marco yego umugore we rero
nawe bamwitiriraga Marie Antoinette kubera ukuntu yari yarabwijeho abatazi Marie Antoinette bazareba histoire ya Napoleon Bonaparte urumva yashoboraga kwambara imitako ya kigore agahagarara miliyoni nk'eshanu z'amadolari. ubwo mu Burundi abantu bazagenda bareba icyo kiganiro cya BBC ndetse umunyamakuru yageze amubaza ko ari gutegeka igihugu complètement kandi atari we perezida watowe. wabonye cortege y'ejo bundi avuye mu nama mpuzamahanga cortege yamutwaye ku ntebe nibwo bwa mbere nari mbonye perezida aho umugore w'igihembo bwa mbere wenda nshobora kuba ntazi amateka n'ibintu bimeze neza hariya bimeze neza ngewe ndabizi urumva. hanyuma no muri Kinshasa ho bimeze neza cyane kuko abantu bakunda abagore none umuntu awugize abagore tubonye 3 urumva abo nabo tubonye abandi bo wenda ntibiba byakwihwishijwe cyane ibihuha bya hariya n'ushinzwe communication aburirwa irengero yigiriye muri konji batubwara twite wasanga yaragiye kubyara hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagira atya bati kabaye batashobora kuba ari umwana wa kana ariko Tshisekedi yaragowe rero nuko twebwe tujye rimwe na rimwe ngewe ngira n'abantu inama nk'ubu tuba twakoze ikiganiro gutya kubera ko ayo mashusho yasakaye abakongomani bari kuyahererekanya ntabwo nanjye nayakonturuna yego kubera ko ngomba kuba nabibonye kandi kubikomantaho ni nk'ihame ariko rimwe na rimwe hari n'ubwo mbona abantu baveyuka abakuru b'ibihugu nkabona ngewe ntibikwiriye bakabaveyuka batabanje kwiveyuka batabanje nabo batabanje no kwiveyuka. ni ayahe makuru ya Giselle Mpera yagiye hanze? Giselle Mpera no mukuze wa Nyakeru na Nyakeru bo ubwaho tabanje kuyashyira hanze nyine babayashyize hanze ni naryo kosa wanze kwemera ko Nyakeru yakoze. hari ahandi mu bindi bihugu cyangwa se mu bwami bwa kera uzumva amateka nuko habaga hari abiru basiga banditse utuntu sinzi uko babyaye bigenzaga kugira ngo babishyiraga nko mu bisigo cyangwa se mu migani abantu bakabimemoriza kugira ngo bizasigare bizwi urumva. ariko haberagamo ibintu byinshi umuntu atashoboraga kumenya yego atashoboraga kumenya mu isi itarimo ikoranabuhanga nk'iryo dufite yego ubundi ubu twakwemera ariko nabo bo kubivuga ariko ubu niba umuntu yicara kuri presidence akavuga ati ngewe nteye intebe ndashaka umugabo wanjye Pierre Chanel tukamukamera Pierre Chanel n'amapresidence ko bitari guhura oya birahura ntabwo bihura twatangiye tuvuga ngo nta muntu n'umwe bitabera muri ibyo mu byambere ibyo ntabwo biri byanze reka mbikureho mbishyire kuri andi urumva nawe niba byemera ariko ubanza mbere yuko ubishyira ku wundi wamushyiraho ikintu ufite ni wowe ubifite bigumane. sawa reka mbyishyira niyo mubyanze reka mbyishyireho urumva umuntu akaza akicara akavuga ati nteye intebe umugabo wanjye kari nijoro yicaye muri perezidanse ari gukoresha inama y'abaminisitiri. ifo kureba nanone ngo mu bihe turimo perezida Tshisekedi ejo twamuvugagaho ko ari za Tanzania ashishikajwe n'ikibazo cy'umutekano wo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ahanganye na ba Kabila ahanganye na C64 n'umwe mu bantu batorohewe mu by'ukuri kuba rero uyu mugore yaza mbere na mbere hashobora kuzamo strategie yo kuyobya uburari kugira ngo shift ihinduke bitewe wenda n'ikindi kintu cyaba mu byo tuzi cyangwa se tutanazi byaba biri kuba nibyo bita strategie de diversion kugira ngo twese tubanze tujye kureba uwo mugore kuko ibintu bye Matilda mbere na mbere history ye ntabwo izwi nawe ntazwe reka kugeza n'aka kanya nta n'umuntu uramuvugaho na ba Cabre baracyavuga ngo ni Matilda niwe wabibibwiriye nta muntu uramenya ngo yitwa nde mu by'ukuri nta nuzi neza ko iryo zina yababwiye hari iryo urumva. hanyuma ikindi ariko nabonye hari ahandi hari izina rye rindi yitwa Matilde kanze ndirebe neza irindi zina ese no muri Kongo no mu Bubiligi kuko Kongo n'Ububiligi bisa nk'ari igihugu kimwe yitwa Matilde Mayela urumva
ntabwo namenya aho yaturutse rega n'abandi baramufata nk'ikimanuka bagiye kumubona babona baranda ngo ni Mayele wumve Mayela ndi kwisomera ibyo nabonye byanditse. Ni gute yabonye perezida yagiye gusura igihugu kibanye akajya kuvogera State House? Urumva atari Mayele? ese yari arimo Tshisekedi? Oya, Tshisekedi ntabwo ari mu gihugu, ariko uruzinduko rwo muri Tanzania atangiye kuwa mbere agomba kurusoza kwa kabiri. ntabwo mbizi, ariko aho ngaho nta wari uhari. Aho ku biro ntabwo bavuga niba yari ahari cyangwa adahari, ariko ibimenyetso by'inzu irimo perezida ubibona. Urumva ikintu gitangaje nuko ntabwo byarangiye baterekanye se bamutwaye kumufunga, bamutegetse kuva aho ngaho, kuko ahandi henshi ugiye gushaka umukuru w'igihugu utuma hari abandi bahungu bahita bavuga ko nabo bagukeneyeho umwanya runaka kugira ngo bagire utuntu ubaganiriza neza. Urumva Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane ku nyongeramirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Kibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 00 Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Shane udufashe warugeze kuri diversion politique. Yego, ni ibiki biri kuba muri Kongo bishobora kuba iyi nkuru yabije kuzimangatanya? nari bivuze neza ko saga zihari ziba ari nyinshi cyane, ariko nyinshi idiversion ibaho akenshi kugira ngo izimye bimwe mu bintu byavuzweho bitari byiza kandi nta bihari aka kanya ntabyo. Muri Kongo ibintu byinshi biri kuri nivo yo kwihanganirwa. Mu mboni zawe araho wari wageze uri guhuza abagore batatu na manda ya gatatu. Yego, ibyo bintu bihura bite? Ako kantu ntabwo Matilda Mayela yaba ari kuri calibre yo kuyobya abantu ngo bibagirwe ibya manda ya gatatu, byo ntabwo bishoboka. Keretse ubwo haje ba Matilda hakazamo na ba Veneranda bakaza ari nka batanu, case ubwo yahinduka kuvuga ati ariko impeachment nubwo ariko muri ntuza muri constitution biba birimo president ashobora kweguzwa by'igitaraganya mu gihe ugaragayeho scandal nk'izo president ashobora kweguzwa. Ariko nubwo turi kuvuga kuri Kongo, wibuke ko Kongo ni igihugu kizerera no mu bapfumu. Icyo kibaye kikifashishwa mu buryo bugaragaza ko ari ikimenyetso cyabonetse kuri
state house kigaragaza ko manda ya gatatu n'ubundi ari iye nk'umugabo ushoboye abagore batatu. ubwo icyo kibazo nkigusubije nanjye naba mfite ubumenyi mu kuraguza inzuzi nkamenya wenda mu bupfumu ntuzi icyo byaba bisobanuye, bo wenda bafite icyo babibonamo, ariko aho ngaho rwose ntacyo ndi bugusubize pe, kuko urumva umugore ni mystère kugeza aka kanya, c'est une mystère, ni iyobera urumva, ariko ashobora gukoreshwa nk'igikoresho cy'umwopoza umwe waba ukeneye ko Perezida Tshisekedi mu bintu arimo akomeza gufatwa nk'aho atari serious. Tujye kunegosiya ngasiga nkumva inkuru y'uko ngo iwawe ngo hatonze abantu bakuzaniye wenda ngo impinja wihakanye, urumva muri negosiyasiyo twaba tugiyemo ntabwo twaganira nk'uko twari kuganira ayo makuru atari hanze. Ibyo rero hita ubiduhuriza n'uburyo mugenzi we yasimbuye yatangiye gushaka abavoka bamufasha mu manza zijyanye n'imitungo, ubwo harimo n'imanza zimugarura ku butegetsi. Icyo cyo ntabwo cyaba ari Kabila waba uri gutega n'iyo mitego? biratandukanye. Kabila ni umuntu ucecetse, ibintu bye byinshi bimenyekana ari we ubyivugiye, ndetse n'izi declaration ni we wabyivugiye, aravuga ati jyewe, kandi afite ukuntu nyine atajya areyajisa ku bintu ako kanya bikiba. Kabila niko ameze, afite ukuntu yicecekera, kandi ni imwe muri strategy ubundi zinamufasha cyane, urumva. Ubu ngubu kuba wavuga ko yakora ifite aho ihuriye, mbega uriya mugore yaba ari igikoresho cyabo mu burasirazuba, baba ari abandi batari Kabila, kuko Kabila afite, njye nabonye hari izindi strategy we yakoresha zirimo n'izi ngizi zo kunyura mu nzira y'amategeko mu buryo bweruye. Bya politike ntabwo ndi umunyapolitike, byanashoboka wenda, ariko nakuremo ngo imanza ngo zamugarura ku butegetsi. Kabila agendana manda dodese, harya ubwo niko nabyita pene kapitale, bamukatiye pene kapitale hariya ko nibamufata bazamwica. Ubucamanza rwose niko bwabyanzuye, urumva. Sinawe wenyine, na Corneille Nangaa bose bahurira ku cyaha cyitwa trahison, haute trahison, kugambanira igihugu mu rugero rwa nyuma, urumva. Ibyo rero muri bya biganiro Martin Fayulu yari kuvuga ati naye 23 igomba kuzamo, wumvaga ko biramutse biri bube ntabwo perezida yaganira n'abantu bafite pene kapitale, urumva ntabwo baganira, byabanzirizwa na manevre zo kubanza kubakuriraho ibihano, urumva. Ariko kuri ibi ngibi ho Jeune Afrique yanditse ko Perezida Kabila, ex-perezida akaba na senateri avi, ariko ibyo byose byakuweho no kubanza byafashe na procedure z'ubwazo, procedure yo kumwambura ubu senateri avi byabaye ukwabyo, babona kuko ntabwo wakatira umuntu igihano cy'urupfu yambaye privilege yo kuba senateri avi, urumva. Ibyo rero byose ibi biri ku ruhande, ariko hagiyeho umwavoka uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba gutangira kuburana kugira ngo ni icyo twagereranya na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayita National Treasury, urumva. Kwa Scott Bessent niwe sekreteri w'iyi minisiteri cyangwa se w'iyi departement y'ubukungu. Ubwo nibo agomba kuregaho kugira ngo bamukureho ibihano bamufatiye by'ubukungu. Ni ibihano byashyizweho ku ya 30 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, nibwo hasohotse ibihano bifatira Kabila cyangwa se bikumira. Mbere na mbere hari ugufatira imitungo yaba afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guhita bamukubira muri transaction za nyohereza faranga, kandi nk'umuntu ukora business hirya no hino, afite ama business muri South Africa, afite ama business hirya no hino ku isi, urumva. Kugira ngo iyo ikintu cyose gifite aho gihuriye nawe bakibroke, biba biri kumwangiriza cyane. Ntekereza ko ari nabyo byaba byaratumye no natekereza ati uwashyiraho umwavoka wo kujya kumbwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zikureho ibi bihano. Ariko nanone n'ikimenyetso cyuko Kabila ntabwo ari umuntu woroshye,
nkunda kubwira abantu ko kabule zari zavuze yuko muri inauguration ya perezida Donald Trump Kabila yagiyeyo kandi nta wundi mu perezida watumiwe mu buryo buri officiel, ariko Joseph Kabila we yagiyeyo anajyayo atari na perezida anajyayo icyumweru mbere yuko inauguration iba, kandi amakuru avuga yuko yabaga muri Mar-a-Lago aho perezida yateguriraga ibirori ari kumwe na Elon Musk. Elon Musk ni umuntu ufite ibikorwa by'ubukungu asanzwe akorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva na kera. Raporo nyinshi zishinja, wigeze kumva raporo yashinjaga Microsoft, igashinja Apple, igashinja n'izindi nganda na Tesla. Tesla ntago na Tesla ubanza barayivugagamo, ariko niyo batayivuga nyine nayo birimo muri undercover. Urumva ibyo rero bikumvisha iyo ubonye ntuza Elon Musk yicaranye na Kabila uhita utekereza ibyo bari kuvugana uhita ubyumva. Urumva icyo kintu rero gihita kikwereka ko atari umuntu n'importe qui, ku buryo bashobora no kuvuga bati ntabwo icyuhagiro cyakujyaho hatabanje izindi manevre, banza ukora ibi bizitwe ko byanyuze mu nzira y'amategeko ko tugukuriyeho ibihano. Ariko n'ibyo bihano biba bihari muri politiki, habamo imikino myinshi ku buryo rwose bashaka kumubwira ati ibihano bikaza yarabizi, mu kwa kane tuzagufatira ibihano, hanyuma nyuma yaho tuzareba ukundi kuntu tubigenza. Na Amerika isanzwe ifatira ibihano n'ibihugu. Yego, ibi bihano byafatiwe Kabila ubwo n'amezi 3 ari kusatira ari kugera. Yego, byaba bitangiye kumubabaza ku buryo yanyuze muri yatangiye kugira icyo abikoraho. nari bimaze kubigusobanuramo gakeya. Iyo leta z'ubumwe za Amerika ziguhannye ibihano by'ubukungu biragendana na travel ban, ntabwo ushobora kujya muri leta z'ubumwe za Amerika. Akenshi imitungo yawe iriyo bahita bakora ibyita kuyijera cyangwa se to seize, to freeze, ni ukuyifatira. Urumva, hanyuma na kompanyi zikorana n'amakompanyi yawe bya payoma ntabwo biba bigishoboka. Urumva rero ku muntu ufite imitungo hirya no hino mu bihugu, n'ubundi leta z'ubumwe za Amerika zifitemo izindi aferi, ushobora gusanga nyine mu gihe bari babanye neza bafite n'amasoko wenda akoranamo n'abantu bafite aho bahuriye na leta z'ubumwe za Amerika, ibyo bintu byose bigahagarara denku, bikaba bimaze amezi nkangahe, ubwo wenda yarabikoresha izindi resources zitabaye affecté. Ariko amezi aba ari menshi ku muntu uri muri business, amezi 4 aba ari menshi. Urumva ku buryo ntekereza ko iyi manevre yo kuvuga ati bankurireho ibihano mbere na mbere ni ibintu bigira ingaruka cyane. Uze ntabwo wabibonye ko ntuza igisirikare cy'u Rwanda RDF cyafatiwe ibi bihano by'ubukungu, bituma aferi yo kujya kurangiza ubutumwa bwo muri Mozambique bigorana, ku buryo byarindiriye ko Lindsey Graham mbere yuko yitaba Imana, senator yavuganiye, ni umwe mu bantu bagize uruhare, avuga ati nisaba abantu ko basanzwe bakora service nziza, akaba ari abapartenaire fiable, kubera iki mutabadohorera mugashyiramo exception kuri buriya butumwa. Buri nibyo byari byatumye Union Européenne itongera gushyiramo amafaranga, kandi Union Européenne ntabwo ari Amerika. Ariko baravuga ati niba Amerika yahannye umuntu twebwe tumuha amafaranga gute? Kiba ari ikibazo. Influence y'abanyamerika iri ahantu hose. Ubu Kabila yatangiye nawe rero kumva umuriro wamugezeho, niyo mpamvu atangiye gushaka abantu bamuburanira. Iriya posture bari abantu bakora zibari manevre ziri bien calculé. Ntabwo Kabila aho yinjiriye ajya muri Congo habanje kugirwa ibanga kugeza igihe abakuru babanje kubyivugira bati se umuntu yambwira gahunda afite kubohora igihugu, kurwanira bene igihugu bari nkamwima inzirane. Urumva, ariko n'ubundi abantu baravuga bati ariko umuntu ko biri kuvugwa yuko yageze muri ntuza mu burasirazuba, yagera mu burasirazuba avuye hehe? Yagera mu burasirazuba avuye mu majyaruguru.
agera mu burasirazuba se avuye mu majyepfo ko byagorana ko harimo teritwari adakontorora yanyuze aho menasi ari nkeya. Urumva ibyo rero birakwereka ko posture baba barimo mu buryo bwa politike ni n'umuntu strateje ni n'umusirikari umwe mu ntyoza mu bigendanye n'ubutasi. Ntabwo rero akora ibintu ahubutse hari ari azi impamvu ahari ntabwo ari ibintu byamugwirira ngo avuge ngo ibihano ngo bitangiye ibintu byinshi baba barabibonye ahead of time. Dusoza rero ni Kabila mu gihe ni nabyo yahaniwe rega buriya ntabwo nari mbibukije ibyo bihano yafatiwe na Leta Zunze za Amerika yaziraga ko afasha M23. Ni Kabila uri muri M23 cyangwa mu gice kigenzurwa nayo uyu munsi, ariko ni Kabila wabaye muri State House izo saga z'abagore wavuze kuri Kisekedi zitigeze zizaho. Yego, aba bantu babiri umwe ari hirya i Kinshasa undi ari i Goma, imyitwarire yabo uri kubona iratandukanye, ariko usa n'usoza ikiganiro cyawe urabona ibi bintu by'abagore wa mbere koko Nyakero yaramwohereje aragenda n'uyu nguyu twavuzeho biraza gusoza gute mu mboni zawe? efe byarangije gukora efe zabyo kuko Kinshasa niyo nkuru ihari na hano urumva tuyiriho. Urumva nta muntu n'umwe wavuga iyi nkuru ari gutekereza ko isura ya Tshisekedi itahungabanye. Ikindi waruhereyeho ngo abo bantu babiri usa naho ugiye kubagereranya ku banyapolitike siritu nk'abantu babaye muri rebellion. Urumva abana bawe uba ufite intere nyinshi cyane ko yo kubahisha public kuko bari intege nkeya zawe. Umwanzi wawe muri sinabyaye abagezeho abagufite. Niyo mpamvu rero umuntu wamenye kugenda buri ntambwe zazibara naho kandagiye asibanganyije birimo aferi yo kurinda ubuzima bwe na famiye ye akabinyuramo, ntabwo wamugereranya n'uwo wamaze igihe kinini cye za Buruseli twarira taxi twarira pizza yigirira gute. Ntabwo abantu bazarinda, ntabwo bazitwara kimwe. Uretse ko niyo tutajya muri ibyo byose akantu k'umusirikari n'umusivile si kimwe, ntabwo ari kimwe rwose. So rero reka dutegereze wenda impact y'iyi nkuru nibigera kuri Nyakeru wasanga ubwo byanamugezeho already, kureba niba nawe ari bumuhambirize nk'uko byagenze. Ubu ngubu kuva twaramenye ko iyo modus operandi baho wasanga bahindura uburyo bikorwamo. Se biriya byose by'abagore bajya kumureba bagiye kumureba siko bagize nk'igihumbi, si ishusho y'uburyo afatamo abagore. Ntabwo mbizi rwose. Wari uri gusoza? Ndi gusoza uri kunsoresha mu ntambwe 18, ariko sinajya umuntu uwo ari we wese singendana na perezida simuzi. Nsoma ibyabwanditsweho niyo naba naramubonye nko mu ntambwe nka zingahe. Urumva najya kuvuga ngo ukuntu areba abagore uko yitwara ku bagore namubonye he? Urumva niba bakoranye ibintu bakagirana amasezerano ntayo skandari zizavugwa ariko zose buri gihe ziza zifite etikete yuko ari rumeur, kuko nta kinyamakuru kiri credible na kimwe uzabibonamo ibyo bintu. Abi bya Giselle Mpera, abi ibingibi bya Ntuza bya Matilda Mayera. Urumva uyu nawe actualité c'est de ntibubyandike n'ibyandika birantungura. Urumva n'ibindi bihugu n'ibindi bitangazamakuru cyakoze wenda ibyandikira muri Kivu byo bishobora kubyandika, ariko nibyo hanze ya Kongo cyangwa nibyo hanze ya Kongo setane insolite itangaje nta kuntu batabivugaho. Ariko muri Kongo ntabwo credibility yabyo iraza kuba n'ubundi buri gihe cyemango. Reka rero wenda hari dusoreze kuri ibi ngibi. Ubwo na Kabila nawe uri kurekrama ubutabera sinzi niba le Trésor américain niba izamukuriraho ibi bihano. Ubwo bintu tuzakomeza tubikurikirane. Ya Trésor ngira ngo ubuse ntitwasoreza hara twasoza
kumva no muri iyo site doro yuwa yego ibyabereyeyo niba umuntu yari aje kwirebera umugabo we bakamucanaho umuriro nabyo turakomeza turebe niba aho biri busorezwe yego ariko muri make reka twizere ko ariko biba biri skandale harya hari cyangwa ntabwo babirebye neza abandi baperezida byagiye bibaho ibintu nk'ibi oya ntabwo nshaka kubijyamo umuntu ashobora kubyumva gutya akagira ngo ni umwihariko wo muri site dero yiwa ariko nyamara ntabwo ari aho gusa utuntu tuba twaragiye tuvugwavugwa ariko reka twigumanire ibyo muri Kinshasa niyo yaguye reka aba ariyo dukataho oya na ba bandi bavuze bizirika ku babo burya baba bafite ibyo babakeka harya ngo niyo igera guhembe yaguye ntawe utayigera intorezo niba ari intorezo niba ari iki wakoze cyane Trezor wakoze cyane nawe yego na muvandimwe Andi yakoze cyane reka tubashimire komeza arandarande dushimire n'abari badukurikiye tubifurize kugira ibihe byiza mwiriwe boss mwiriwe nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier Karangwa biteze ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha arebye ufite se yego ndabifite hano mwaza nkakwereka dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari ikibanza na hararugore ikibanza gifite metero kare 380 kompo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hano hatura ngewe Reka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Reka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo.